Hello, uraho neza, jye banyita Isiri. Ushimire kuri kureba video. Iyi chaîne YouTube ngusangizaho ibintu nkora mu buzima bwa buri munsi, mfitemo ubumenyi n'uburambe kandi mbona ko byafasha abanyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda. Muri ibyo harimo kukwigisha kubyina kinyarwanda, guhamiriza no kuvuza umutagara w'ingoma nyarwanda. Aha nzakwigisha tekinike zo gutwara imodoka n'amategeko y'umuhanda. Nongere ngusangize tekinike na strategy nkoresha mu buhinzi n'ubworozi, nkoresheje logique ukabikora nka business n'ibindi bitandukanye mbona ko bifitiye abanyarwanda akamaro. Nimba hari video ukunze zihuje inyito ukaba arizo wifuza kureba, jya kuri YouTube wandikeho Isiri, uhitemo iyo chaîne yanditse mu mutuku ukandeho. Ujye kuri playlist ukandeho, uhitemo playlist irimo video zihuje wifuza kureba. Urugero, kwiga gutwara imodoka, bizatuma ureba ibihuje insanganyamatsiko z'ibyo ukunda. Rero nimbibi wabirangije, reka dutangire video yacu. Yego, video y'uyu munsi rero nabateguriye kubaha ubusobanuro ku kitwa tableau de bord. Tableau de bord mwese murayizi, yucanye imodoka niyo iri imbere yawe kugira ngo ibashe kuguha amakuru y'imodoka, information, ari umuvuduko, ari ikibazo ifite n'ibindi bitandukanye. Rero benshi bashobora kuba mudasobanukiwe ikimenyetso nicyo gisobanuye nicyo kimaze. Aha ndashaka kubwira nti niwo mwanya kugira ngo mbigusobanurire, ari wowe wiga imodoka busha, ari nawe warusanzwe gutwara imodoka mu by'ukuri hari ibyo ushobora kuba utarusobanukiwe. Twagiye uko muyibona rero, tableau yacu ni iyi, igizwe n'ibice bibiri, ibi biziga bibiri. Kimwe kitubwira umuvuduko, kikiri hano hatubwira inshuro moteri iri guturuna ku munota. Ni ukuvuga ngo inshuro moteri ibiri guturuna. Iyo ushizemo urufunguzo ukatsa imodoka, urushinge rwawe rubasha kuva kuri 0 rukazamuka rukagera nkaho ngaho murubona. Iyo ukase contake rimwe gusa amatara araka, ariko iyo moteri idaturuna runo rushinge mubona rwacu hano ruba ruri kuri 0. Iyo ruzamutse rero bivuga ngo nikikwereka ko moteri iri guturuna. Moteri iri guturuna. Tukava kuri iki gice tukajya ku gice cyacu cya hano iburyo. Sinzi uko murimo kubibona muri ekran, mbari iburyo cyangwa ibumoso. Aha rero ho hatwereka umuvuduko ugenderwaho. Nuvuga ngo imodoka ihagaze umuvuduko ungana na 0. Imodoka ihagurutse bitewe n'umuvuduko uyihaye n'umuriro wakandagiye, birabara bikagira 10 mo hano mu cya kabiri, 20, 30 hano hagati, gutyo kugeza ku mbaraga imodoka ishobora kugezaho bitewe na moteri, bitewe n'umuhanda, bitewe naho ugendera. Akantu rero karahanga nshaka kubasobanurira duhereye ikindi urabona ahandi hari urushinge rwanditseho 60, 120 biri muri degré Celsius. Iki ni igipimo cy'ubushuhe bwa moteri. Imodoka rero iri mu gipimo cyiza, ubundi bihagarariye hano hagati bikaba bibi cyane. Kwatsa imodoka ugahita ugenda itari yagafata ubushuhe byibuze na buki, nubundi igenda ibufata, ariko si byiza ko watsa imodoka mu gitondo imaze igihe kinini itagenda guhita ugenda. Ushobora kuyireka nk'iminota 5 igafata ubushuhe bukeya kugira ngo utaba wakwangiza moteri. Bikaba byiza nanone ko itarenga hagati y'iki gipimo, hagati ya 90 n'ijana. Hejuru yaho iyishuha bivuga ngo haba ari ikibazo muri moteri. Ishobora kuba yameneka moteri, cyangwa se wasuzuma amazi yawe cyangwa se amavuta, bivuga ngo hari cyatumye moteri ishuha. Uko biri kose ku modoka z'ubungubu ihita ikwereka ikimenyetso kimwe mu bikwereka na message ikubwira ko moteri yashuje. Ariko nk'uko umuntu ufite imodoka zikuze ushobora kutabibona, ikaba yagira ikibazo cya moteri. Tukajya kuri runo ruhande rundi, urunguru rukwereka igipimo cya essence cyangwa se diesel. Iyo biri kuri 0 nuvuga ngo yashize mu cya kabiri kugeza kuri full yuzuye. Aha rero bikaba byiza cyane ko wirinda kugendera munsi y'igipimo cyagenwe. Iyo yakweretse ko essence yashizemo, witegereza umwanya munini. Ubusanzwe iyo ikimenyetso cya essence kigaragaye, bitewe n'ubwoko bw'imodoka, hari intera runaka ibiguteganyiriza kugira ngo ujye gufata essence yindi. Si byiza ko uhora ugeza muri iyo ndiba, kuko iyo ugera mu ndiba ubujya gusoroma ya myanda ya mazutu, ya myanda ya essence, byazamuka byajya muri moteri, nibyo biyiziba, nibyo biyica. Biba byiza ko kenshi wirinda kugera mu ndiba. Indiba bivuga ngo igiye gukurura essence ifata n'imyanda yo muri reservoir. Dukomeze. Iyi uko ubibona hano, iyi ni aha handitse P, R, N na D na M.
ibi birakwereka ko ino modoka ari automatique. Bivuga ngo hano muri P ni parking, R cyangwa R ni reverse cyangwa se marche arrière, iyi N ni muri neutre nkuko washira muri point mort. Iyi modoka ku modoka ifite boîte à vitesse mécanique manuel. D ikavuga drive, mvuga ngo kugenda, kuyobora. M izi si zose ziyifitiye M kuko ziza ku modoka zifite boîte de vitesse bita séquentielle. Mvuga ngo ushobora kuba hari igice kimwe washiramo ukagenda ushiramo vitesse nkaho ari manuel. Ni M ni manuel, nicyo bishatse kuvuga. Bivuga ngo iyo uri umuntu ukunda uba wategeka imodoka yawe wayiyobora kubyumva ku muzamuko ku mumanuko, ushobora gukoresha ino M. Gusa imodoka z'ubu bwoko ntizigira embrayage, ndakwibutsa. Juste iba ari bouton ukanda uzamura unamanura kugira ngo vitesse zisimburanwa. Iyo utazisimburanwa imodoka irahinda ukumva ko ibuze vitesse ikenewe. Donc ugomba kumiza ukurikirana ijwi ry'imodoka yawe kugira ngo uhinduremo vitesse bitewe n'ikenewe naho urimo kugendera. Hanyuma rero ikindi navuga kuri ibi ngibi, turagenda tukaza tukabona aka kantu gatoya kameze nkaho nk'ubwato, reka nkagereranye nka ishusho y'ubwato ariko gasa nkaho kari mu mazi cyangwa se mu bintu bisukika. Aka ni igipimo cy'amavuta. Tukagenda ku kandi hano katwereka essence cyangwa se diesel, igitoro. Aka rero hari akantu kariho k'umwihariko abantu benshi bakunze kuba batazi. Ni aka kantu kamenyeze nk'akamenyetso kari hano, sinzi nimba mukabona. Aka kakwereka uruhande imodoka ishirirwamo igitoro, ishirirwamo essence. Bivuga ngo nko kuri iyi modoka bivuga ngo essence ishirirwamo ibumoso. Kabaye kari ku rundi ruhande bya bivuga ngo essence ishirirwamo iburyo. Aho kugira ngo ujye kwipositiona kuri essence ugasanga no kwambukiranya umugozi bitewe nuko wahagaze utazi mu byukuri essence iragiramo iburyo cyangwa ibumoso. Imodoka atari yawe ubuha uri kuri tableau ushobora gutubona mu byukuri icyerekezo ushiriramo essence. Tugende ikindi kintu hakaza ibindi ntabwo biterwa ni buri modoka n'uburyo ibyandikamo. Aha mubona imibare ni birometero imodoka imaze kugenda, ni birometero imodoka imaze kugenda. Tukagaruka hano iyi tableau yindi mubona hano, iyi ni nka ordinateur, niho hazamo za message zose z'ibibazo imodoka yabifite. Tukiri hano rero mubwire ngo iyi modoka ikiyatsi, ibimenyetso byose imodoka yabasha kukwereka biraka nk'amasegonda atarenze 3, byarangiza bikazima. Ikimenyetso gisigaye bivuga ngo iyo modoka ifite icyo kibazo, kuko imodoka igenda nta kimenyetso na kimwe kiba kigomba gusigara kuri tableau de bord atari ikibazo. Dufate nk'urugero kuri iyi tableau de bord yacu, akamubona kari mu ibara ry'icunga rihishije cyangwa se umuhondo. Murabona ko ari uruziga kandi mu mpande zayo hariho utuntu dusa nko dufashe turengaho. Iyi ni plaquette cyangwa se disque de frein cyangwa se plaquette. Kuri iyi modoka urabona ko ho yaranabyanditseho muri message yandikaho iti garniture de frein usé, révision immédiate. Garniture ni ibigize plaquette, ibigize uburyo bwo guhagarara kuri modoka. No kuvuga ngo harimo plaquette, disque, muri technique, muri terme iri technique babyita garniture de frein. Ize rero nuvuga ngo zarashize zarakoze cyane, révision ikore byihutirwa. Tukagenda tukajya kuri kano kandi kameze nkako ariko kari mu ibara ry'umutuku. Aka nakakwereka yuko imodoka yawe ihagarariye kuri frein à main. Kuvuga ngo nk'ubu nkuyemo frein à main kano kagenda. Dusubiye kuri aya mabara abiri kugira ngo mbashe kuyagusobanurira. Ibara ryose uzabona ryanditse rishushanyije mu muhondo riba riguha umwanya wo gukora ibyo bintu. Kuvuga ngo ari réparation, ari révision, ari n'ikindi cyose imessage igaragaye mu ibara ry'umuhondo, ibyo bivuga ngo ufite akanya katari kanini ko kugira ngo kosoze icyo kibazo. Ari cyo bigaragaye mu mutuku bivuga ngo immédiatement genda ukoresha icyo kibazo, kuko kiba cyateza ibibazo byisumbuye birimo
na accident, birimo kumeneka kwa moteri n'ibindi bitandukanye. Sinzi nimba mubona itara hano, agatara kaka k'icyatsi, aya ni amatara agaragaza uburumbuke bw'imodoka yaka mu gihe wakase contact cyangwa se uhagaze. Nuvuga niyo matara uhita ubona ko yaka, ntabwo ari ay'urugendo, nta nubwo ari nayo kubisikana. Akabona hano kanyenyeretsa, ubona ko mu by'ukuri ni udutara tuba turengaho tunyenyeretsa twaka ukase contact. Nuko yego, ubwo reka nkurarikire kureba video y'igice cya kabiri cy'ubusobanuro ku kamenyetso ku kandi, kuko turamutse dukoze video yose yafata umwanya. Nkwibutse gukora subscribe, kandi nimba ubona ko iyi video ifitiye umumaro wewe cyangwa se n'undi muntu wese waba urimo kwiga muri aka kanya amategeko y'umuhanda, kora like, unayimusharingeho kugira ngo ndusheho kugira n'umwete wo gukora izindi video. Urakoze.